bakunzi ba Caroline Sport TV rero twari turi hano dukurikiye ibijyanye n'umuco nyarwanda tureba itorero urwibutso mwatangira mutubwira uravuga cyane rero nitwa Niyibizi François rwa Rwanyange rwa Ndenzi rwa Munyangeyo Munyange wa ruvuga rwa Ntigaramba nkaba ndi umusore utari umusiga amazina yanjye bwite ni Niyibizi François. ya hano rero uri live kuri Caroline Sport TV rero twiyemeje guteza imbere ibijyanye na siporo n'umuco tubonye uburyo muperforminze hano mu bijyanye n'umuco nyarwanda ese experience yawe mu bijyanye n'itorero yaba ufite imyaka ingahe mu bijyanye n'umuco nyarwanda? Uburambe mfite muri bijyanye n'umuco kwamamaza umuco nyarwanda ndimazemo imyaka irenga 25 nabitangiye ndi mutoya urabona aho ngeze kumaze kuba umuntu mukuru ibintu ndikora umunsi kundi nibwo buzima bwanjye. Ese ni ibyakujemo cyangwa waba ubikomora nko ku babyeyi bawe mu muryango nta muntu wigeze ubikoraho? Mu muryango igisekuru cyanjye cyose cyari intore cyane cyane papa n'abandi bamukomokaho bari intore najyaga mbasanga ahantu wakita nko ku Karubanda bakundaga kwiyerekera cyangwa se kwigira guhamiriza ari afite ahantu itorero ryari riga guhamiriza tukagenda nk'abana tukabahagarara iruhande nk'uko wabonaga abantu hano barimo kutureba natwe tukumva turabikunze. Isibye kuba ari umuco nyarwanda ese wowe nk'iyo uri kuri sene ukabona imbaga y'abantu ingana gutya igukurikiranye ubifata ute? Niyihe motivation cyangwa nizihe mbaraga bikongerera mu gihe uri mu kazi kawe ko kwerekana umuco nyarwanda? Biranshimisha cyane mbajije ikibazo cyiza cyane biranshimisha iyo mbonye imbaga nk'iyi ngiyi ishagaye nkanjye nk'umuntu ushoboye kuba nagira ibyishimo mbaha bivanye mu muco nyarwanda kandi nkabona birabanejeje mba numva afite imbaraga zikomeye cyane kuko mba mbona abadukurikiye bose babasha kunezerwa kuko banezererwa ibyo tuvuga ibyo dukunda kandi dusakaza umuco nabo basanzwe bazi umuco nyarwanda. Hari benshi baba bawukumbuye benshi baba bari mu hantu mu biturage cyangwa se ahandi hantu no mu mijyi ariko batajya bakunda gukurikira ibintu iyo abibonye rero akabona ababikora nkatwe bumva bishimye natwe tukabona koko barimo gukurikira ibyo dukora tukumva dufite imbaraga n'umunezero cyane kuko turimo gusakaza umuco gakondo w'abanyarwanda. Ni cyo kintu wabwira abantu abayobozi bafite umuco mu nshingano zabo ni cyo kintu mubona kitagenda muri byo bateza imbere uwo muco kugira ngo ubashe kugera aho mwifuza imbogamizi mwahura nazo? Urakoze cyane. Ikintu nabwira abafite mu nshingano umuco gakondo cyane cyane za minisiteri zibishinzwe kuko izindi siporo zose zikurikiranwa ubona muri Ferwafa cyangwa se muri Ferwafa ukuntu umupira witaweho bawushoramo amafaranga bakagira imari bashoramo kugira ngo uwo mupira wamamare ukorwe neza bawukurikiranye. Twasabaga ko abafite mu nshingano mu muco naho babikurikirana koko bakareba kuko mu muco turavunika. Ndakeka ko abantu bagiye bajya no hanze basohokeye nk'itorero ry'igihugu ryagiye rizana ibikombe rikazana imidari ariko ndakeka ko aka kanya bacitse intege ntabwo tukibona itorero ry'igihugu rigisohoka kuko twajyaga tujya mu marushanwa tukajya mu makompetisiyo kugira ngo tubashe kubonamo abahanga nyakuri bagomba guserukira u Rwanda rwacu bagomba guserukira u Rwanda mu muco kugira ngo bawusakaze n'imahanga iyo ruterwa inkingi. Ariko rero icyo nifuzaga tukunze kubona ntabwo babikurikirana nk'umuco baduhejeje inyuma nta kintu badufasha usanga buri muntu wese abaho bigeze ari ukwirwanaho abafite ayo navuga amatorero no kwipaho bakirwanaho bagakurikirana izo nyungu zaho hafi bareba hafi aho ngaho ariko mu bijyanye n'umuco nyarwanda kugira ngo utezwe imbere usanga ari ibintu byagiye birangira rwose. Reka dushime umuhangamirimo Sina Gerard Dr. Sina Gerard wahisemo gutangiza ibigize umuco ari nabyo tumaze kubona hano twizere ko n'imbere mu gihugu tuzabona abandi bantu babishyiramo imbaraga. Gusa umuco nawe wagombye kuba ikintu cyinjiriza abagikora kikabagirira akamaro nk'uko mu zindi siporo nabyo bibagirira akamaro. Twizere ko hirya no hino tuzajya tubona abandi bantu nabo bashyiramo izo mbaraga ntibibe kwidagadura ahubwo bibe ikintu gifasha abantu bakunze rero ba Caroline Sport TV. Twaganiraga nk'intore mu ntore umugabo uhamye twabonye azi kuyobora itorero bikaturyara kandi bikadushimisha. Nakagaruka rero kuri Caroline Sport TV icyo twahisemo ni uguteza imbere siporo n'umuco
mu Rwanda, muturayikinge, mukore share, kandi n'ikindi gihe tuzaza twongere tubasure. Mwakoze cyane, Imana umugisha namwe.